Ubundi izi resistor z'amabara ni resistor nziza cyane nk'umutekinisiye cyangwa se umuntu ukeneye kubaka amaporoje elegitoronike ashobora kwifashisha, zikaba zamugirira akamaro cyangwa se zikaba zamworohereza kuzikoresha. Izi ngizi ni resistor z'amabara ane cyangwa se zo kwita 4 band resistor. Ngira ngo niwitegereza imwe muri zo urabona ko igiye ifiteho amabara ane. Wenda nk'iyi ngiyi urabona ifiteho imituku itatu ndetse na gold cyangwa se zahabu. Izi ngizi nizo twita 4 band resistor. Rero uyu munsi hano kuri Menya TV ngiye kukwereka ukuntu ushobora gupima zino resistor wifashishije digital multimeter cyangwa se iriya device ubona hariya. Kuko hari umuvandimwe wabibajije kandi kuko ni ikibazo cyiza cyane, ugomba kuba uzi kumenya ukuntu ushobora gupima zino resistor kugira ngo niba uri no kubaka circuit ahantu runaka ubashe kuba wamenya ukuntu ugiye gupima resistor zawe. Kuko niba ugiye wenda ukabona ahantu circuit ishushanyije cyangwa se iki cyo twita ngo ni shema, ugasanga nyine circuit irashushanyije hariya ushaka kuyubaka, mu rwego rwo kugenda wegeranya amakomponenti kugira ngo uze gukora iriya circuit, ukeneye no kumenya ukuntu ugiye upima zino resistor kugira ngo umenye neza niba zujuje ibipimo wifuza. Rero nk'uko twabyize mu masomo y'ushize kuri Menya TV, nagiye mbabwira ku bijyanye n'izi 4 band resistor cyangwa se izi resistor zifite amabara ane, uko ushobora kugenda uzibara wifashishije aya mabara agiye ariho. Ariko nyuma yo kuyibara wifashishije n'amabara, ugomba no gufata multimeter ukayipima kugira ngo umenye neza niba ibipimo byayo bihura n'ayo mabara ifite, kuko hari igihe resistor iba yarapfuye. Rero kuba yarapfuye ntabwo wamenyera ku mabara uri kuyibonaho, ahubwo uyibwirwa nuko ufashe multimeter yawe ukaba wayipima. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Menya TV, ndakwakiriye kugira ngo tubashe kubana, ukanda subscribe n'ukundi video kandi like, uko nashaka kubona hose ifuza mwasangira ubumenyi, kandi yo muri comment. Buriya comment zidufasha cyane kuko zituma tumenya aho mufite ibibazo kugira ngo tugende tubasobanurira byinshi bitandukanye. Ubundi urajya muri comment ugire bimwe utubwira cyangwa se udusangiza kugira ngo tubashe kuba twagira byinshi tumenya ku cyo wifuza ko twaza gukorera mu biganiro byacu by'ubutaha. Kandi mbibutsa ko mfite ikindi kintu nabazaniye cyitwa Sunday Meet, cyangwa se dukora live ku cyumweru tukagenda dusubiza ibibazo muri kwibaza ako kanya nta gutegereza. Kuko hano muri comment hari igihe ubaza ikibazo, ibibazo bikaba byinshi nkabura uko ngenda mbisubiza, ariko icyo gihe ku cyumweru tuba dufite live muri Sunday Meet, ugenda ubaza ikibazo mpita gusubiza direct. Kereka iyo mbonye ari ikibazo gisaba research nibwo mba nzakorera research ngo nakorera video ibasha gusubiza ikibazo cyawe. Rero urebe video kugera ku musozo kugira ngo uze kumenya neza ukuntu wapima zino resistor wifashishije multimeter kugira ngo umenye neza niba ibipimo wazibonyeho bihura neza n'ibyo ukeneye kugira ngo ukoreshe resistor yawe. Ikintu ukora ni kimwe, twagiye tugiye guhera kuri resistor imwe hano ifite amabara akurikira. Tugiye guhera kuri resistor ntoya ndi kubonamo hano, sinzi neza niba ariyo ntoya yonyine, banza harimo n'izindi ntoya nawe nigize mbicekinga neza ngo ndebe. Urabona iyi ngiyi ni resistor ifiteho umutuku, ifiteho umutuku umwe n'umutuku wa kabiri, ku mwanya wa gatatu hakaba hariho shokora cyangwa se brown, ku mwanya wa kane hakaba hariho gold cyangwa se zahabu. Umutuku wa mbere twabonye ko tuwubara nk'umubare. Niba utarebye izo video, muri description ndagushyiriramo link. Description ni hano munsi y'izina ahantu handitse akajambo more, ugakandaho ugatumanuka hasi uhita tubonaho izina rya video, uko wapima resistor, ubundi uyikandeho uhite uyireba ukuntu ushobora kubara n'amabara. Umutuku twabonye ko ni kabiri, ubwo n'umutuku wa kabiri nawo uba ari kabiri. Iyi shokora ya gatatu, kubera ko ubundi shokora ihagarariwe n'umubare rimwe, ubwo turashyiraho 0, ubwo ni 220. Ibi bya gold cyangwa se zahabu zaba bitwereka ko iyi resistance yacu cyangwa se iyi resistor ishobora kugira tolerance ya 5%. Kandi muri ama video nanabwiye ko buriya resistor zigira amabara 5 nizo resistor zibasha kugusha ku bipimo neza by'amabara ari kukwereka kurusha izi z'amabara 4. Ko ningi tubonye ko ni 220, kabiri ebyiri na 0 iyi ngiyi ushobora kuyipima n'urugero ugasanga wenda ifite nka 230 n'urugero, cyangwa se ugasanga agiye munsi y'aho ngaho. Ariko zeza amabara 5 izo igerageza kwegera ku mibare wabonye wifashishije amabara yawe. Rero reka tubanze turebe neza noneho ukuntu dukoresha ino multimeter yacu. Urabanza ukayatsa. Hano tumaze kubara turabona ati dufite 220 ohm cyangwa se resistance ingana na 220 ohm. Iki gihe ikintu ukora ni kimwe, maze kubona iyo mibare uhita uzana kuri multimeter resistance tuzipimira kuri ino mibare iri hano, iyi y'umweru iri hano. Urabona hariho akamenyetso ka ohm kuri iyi mibare y'umweru, urabona gasa umweru, ubwo gahagarara ino mibare y'umweru yose iri hano. Rero 220 urabona hano dufiteho
umubare 200, ariko resistance yacu yo ni 420. Twakurikira tukahita tugira 2K. 2K bisobanuye ko ni 2000. Urumva resistance yacu irimo hagati ya 200 na 2K. Uhita ujya kubura uwo mubare munini, ko tumaze kubona range irimo iri hagati ya 200 n'2000. Uhita tujya ku 2000 kuko nibyo binini kuruta 420. Ngo rero urahita usettinga hano ku 2000. Nurangiza ufate resistance yawe cyangwa se resistor yawe, hanze wibuke iyo turi gupima ama resistor, uyu mugozi w'umukara nawo ugiye utajyivamo hano, twita common, cyangwa se ubwo nugukuramo. Hanyuma uyu w'umutuku iyo tutari gupima ampere, ibindi bintu byose wapima ukoresheje multimeter atari ampere, byose uyu mugozi w'umutuku nabwo uba uri hano. Ugerageza kuyimura iyo ugiye gupima ampere, nubwo ubasha kuwuzanamo muri izi ntoboro zindi ubona zanditseho miliampere, ngikandikwaho 20 ampere maximum. Reka twikomereze, tubonye aho imigozi iherereye, twamaze no gusettinga multimeter yacu. Ubwo icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye gufata izi probe cyangwa se izi cordo, imwishyira hano. Resistance ntago zigira polarite, cyangwa se kuvuga ngo umugozi ujya hano ngo ni itegeko nka twabonye kuri diode ugira uko uyipima. Ipimye nabi cyangwa se iyo ucuritse imigozi ntayikoreka ibisubizo. Resistance zo upima uko ubibonye, ariko iyi ni terime kuri tere. Ubundi izi component zitwa resistor. Resistance ni ubushobozi iba yifitemo, ni ubushobozi resistor yigiramo bwo kuba yahagarika cyangwa se yagabanya ingano y'umuriro uri kugenda muri circuit. Urabona iyi ngiyi twabonye ko ifite 410, ariko urabona ko mu mibare iri kutwereka 216. Biriya nibyo twita tolerance. Rero buriya tugiye kubara tolerance ya 5%, kubera twabonye zahabu yo iba ifite tolerance ya 5%. Buriya tugiye kubara 5% bya 210, twabona yuko ari 5%, ubwo byaba ari nka 11. Byaba ari nka 11. Urabona none ngiyo yongeyeho umubare 6. Rero izi tolerance ntabwo bisobanuye ko nyine igihe cyose ubwo iyo tolerance igomba kwiyongeraho cyangwa ikagabanyukaho. Ubwo ntabwo bisobanuye ko hagomba kwiyongeraho 11 gusa, ariko ntabwo nanone iba ishobora kurenga. Iyo yarenze, iyo resistor iba yatangiye kuba yagira ikibazo. Urugero nk'ubu turamutse dupimye tugasanga iyi ngi ntabwo yarenzeho tolerance, ubwo tolerance yagiye munsi, kuko tolerance twabonye ko ishobora kujya hejuru cyangwa se ikajya munsi. Iyi resistor yacu ni 220 ohms. Nari nibagiye gato mu mbabarire. Iyi resistor yacu yakaba ifite 220, ariko urabona hagabanyutseho 4, kandi tolerance twabonye ko ni 11. Noneho ubwo bisobanuye ko hakagombye kwiyongeraho byibuze imibare itagomba kurenga 11, cyangwa se hakavaho imibare itagomba kurenga 11. None tubonye ko havuyeho 4, ko niba yakabaye 420 tukaba tugiye kubona 416. Ubwo bisobanuye ko havuyeho kangahe? 4. Iyi rero niyo bita tolerance. Iramutse havuyeho imibare myinshi tugasanga havuyeho wenda irenze 11 cyangwa se 12 gutyo, icyo gihe tolerance twaba twatangiye kwirenga, kandi iyo resistance yarenze tolerance iba yatangiye kugira ikibazo. Kugira ngo urabona ko resistor yacu ni nzima. Iyo ushaka izo twita high precision resistor, cyangwa se nyine zigusha kuri iriya mibare wasonye n'amabara cyane, wifashisha ziriya zifite amabara 5, apana izi ngizi z'amabara 4. Izi mabara 4 zo ziba zifite tolerance ziri hejuru, kuko nk'iriya y'amabara 5 yo, iriya ishobora kuba, niba dupimye na 420, ishobora gusanga nimba yarenzeho cyangwa yavuyeho, ushobora gusanga 421, cyangwa usanga ni nka 219. Urumva biri hafi cyane, hafi y'ibisubizo. Kadufate n'indi resistor hano turebe, tubashe gupima. Urabona hano tuzanye indi resistor nayo, katuyirebe amabara yayo. Hano dufiteho shokora cyangwa se brown, ihagarariwe n'umubare 1, ubwo turandika 1. Hakurikiraho umukara uhagarariwe n'umubare 0, ubwo turandika 0. Hakurikiraho umutuku uhagarariwe n'umubare 2. Kubera ko uri ku mwanya wa 3 turetse twandika 0 2. Bivuze ngo ni 1 0 na 0 2. Ubu bisobanuye ko ni 1000. Iyi ngiyi ni kilo ohm 1. Rero hano tujya kuyipima n'ubundi turasanga yuko iyi resistor yacu ya kilo ohm ifite ohm 1000, cyangwa se ubwo kilo ohm 1. Urabona ntago wapimira hano muri 200 waba wagiye munsi cyane, hako hano mu 2000, kuko iyi hagati ya 200 n'ibihumbi 2000.
bivuze turayipimira mu 2,000 ko twabonye ko uhita ujya ku mubare uyiruta ubunini ho gatoya. Ubwo turahita dufata izi korodo zacu n'ubundi twongere dupimire hariya ko tubonye ko hariho ho kuyipimira. Urabona iyi ngiyi ifite 986, ariko turebye neza urabona ifiteho iriya bara rya nyuma, urabona ifiteho zahabu, kandi zahabu twabonye ko ni 5%. Rero 5% by'igihumbi ni 50. Urumva ukuntu ino mibare iyo ibaye myinshi na tolerance nayo iba ari nyinshi yo kuba yagendamo. Urumva niba ishobora kwiyongeraho ohm 50 cyangwa se hakavaho ohm 50, aha ngaha urumva hano n'ubundi hano ntabwo agiye kure cyane, kuko 986 urumva hano havuyeho ohm 14. Urumva hano nta kibazo, resistance iba ari nzima cyane rwose. Hano urabona ko resistance nyinshi muri tolerance zikunda kugabanyukaho, ntabwo zijye zipfa kwiyongeraho. Urabona ko izo turi kubona zose ziri kugenda zagabanyutseho muri ya range ya tolerance, cyangwa se muri cya kigereranyo cya tolerance, cyangwa se aho resistor iba ishobora kuba yahindurira ibipimo byayo. Kuko twabonye ko aya mabara ntabwo ibipimo kwereka, ntabwo ari byo nyirizina resistor iba ifite, ahubwo biri hafi yabyo, byo kuba hafi yabyo niyo twita tolerance, ariko nabyo bikagira ibipimo ntarengwa. Kuko niba tubonye ko iriya ishobora kugira tolerance, iyo ifiteho zahabu ifiteho tolerance ya 5%, iramutse irenze 5%, niba ari nk'iriya y'igihumbi ugasanga yagize wenda nk'igihumbi na 50 cyangwa se igihumbi n'ijana, cyangwa ugasanga yagabanyutse yigira wenda muri 920, urumva agiye hanze ya 50, yagabanyutse zirenze 50, urumva iyo ngiyo nayo batangiye kuba yagira ikibazo. Reka turebe n'indi resistor hano, turebe twihuse kugira ngo tugende tubisobanukirwa neza. Hano tuzanye n'indi resistor nayo, aho iyi ngiyi ifiteho imituku 3. Hano umutuku twabonye ko umutuku uba uhagarariwe na 2. Turandika 2 ya mbere, twandika 2 ya kabiri, tugera ku mwanya wa 3 twabonye ko tuvunjamo amazeru kugira ngo tutaza kwigora tujya mu mibare myinshi. Ubwo ni 2 ebyiri n'amazeru 2, bisobanuye ko ni 2200. Ubwo ni kilo ohm 2 n'ibice 2, cyangwa se ohm 2200 ko twabyita kose. Rero tujya kuri hano kuri multimeter yacu, hano ikintu tugiye gukora ni kimwe. Urabona hano twasetinze multimeter yacu mu 2000, ariko tugiye gupima resistor ifite 2200. Ngo bivuze ko iyi resistor yacu iri hagati y'2020 na 2020. Hano urafata iyi multimeter yacu tuyishyire mu 2020, kubera ko nibyo biruta ibipimo twasanganye resistor, kubera ko ibura 2200 biruta 2000. Ushyize mu 2000 ntago apare ntago yapima ngo birebe, ntago yapima ngo bikwereke. Katubigerageza nabyo turebe kugira ngo umenye impamvu yabyo. Impamvu bari kukubwira ngo uba ugomba gufata apare yawe ukayisetinga ku mubare uruta uwo wari umaze kubona ukoresheje amabara. Urabona nta kintu ijya ikwereka, irakwihorera. Impamvu ugomba kuzamukaho gato ukajya ku gipimo gikurikira icyo ngicyo mu bunini, nicyo kiba ari cyiza, nicyo kiba kiri kukwereka imibare nyirizina ukeneye kumenya. Urabona iriya akaba ari 2200. Urabona iri kukwereka 200, 2000, cyangwa se kilo ohm 2 n'ibice 12. Ngo bisobanuye ko ni 2120. Hanyuma 2120 bisobanuye ko ubwo urumva niba ifite 2200, ubwo tolerance yayo ubwo ya 5% akabaye ni 105. Bivuze ngo iyi ngiyi nayo iracyameze neza, kuko ubwo tolerance yayo ku 2200 ubwo twagakuyeho wenda 105, tugasigarana byibuze 2095. Urumva iyi ngiyi nayo iracyari nzima, kubera ko iri hejuru y'2100. Gufasha 2200 ugakuramo 105, wasigarana 2095. Urumva tolerance yayo ntabwo igarukira, ariko urabona ko iracyari muri tolerance neza. Kurumva ntabwo havuyeho 100, havuyeho 80. Urumva iracyakora neza resistor yacu. Reka turebe ni resistor nini, kuko ni resistor ifite resistance iri hejuru cyane. Hano urabona ifite ibara rya mbere ni shokora cyangwa se brown. Iyi ngiyi ndi kubara mpereye hano ni shokora, ihagarariwe n'umubare 1, hakurikizaho black umukara uhagarariwe n'umubare 0, hakurikizaho yellow cyangwa se umuhondo uhagarariwe n'umubare 4. Ariko abonye ko iri bara riri ku mwanya wa 3, duhita turisimbuzamo imibare. Bivuze ngo ni 1,
na 0,1 n'izindi 0,4 bivuze ngo ni 1 n'amazeru 5 bisobanuye ko iyi ngiyi igomba kuba byibuze ifite resistance ingana na ohme ibihumbi ijana cyangwa se kilo ohme ijana. Kandi noneho tugerageze gupima dukoresheje multimeter turebe ibisubizo turuze kubona. Urabona hano ahantu heza ho gusetinga ni hano mu 200, kubera ko ushyize hano mu 20 urumva waba wagiye munsi ya resistance, kandi twabonye ko igiye munsi appareil yawe irakwihorera igakora icyo bita kurya sine. Reka dupime dukoresheje hano muri 200 turebe ngo ni 200 kilo ohme, ko nicyo kigero gisumba kilo ohme ijana ugereranyije. Urabona ko hano baratwereka yuko ifite resistance ingana na 80. Iyi ngiyi guhindagurika ntabwo iri guhagarara ngo itwereke neza ibipimo. Ngerageze kureba. Wabonye ikintu cyabiteraga? Ni ukubera ko ndi gushyiraho intoki gutya. Urabona ndi gushyiraho intoki resistance ikagabanyuka. Uzi impamvu yabyo? Ni uko umubiri w'umuntu nawo ni conductor mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ukagira resistance runaka. Rero hano iyi ngiyi kubera ko ifite resistance iri hejuru, biragaragara ko iri hafi kungana n'iy'umubiri wanjye. Urabona ibi ngibi nakoze ni nko gufata resistor ebyiri ukazikonekita parallel. Icyo gihe resistor ntoya kenshi niyo itangira kwereka ibipimo byayo, kandi nabyo biba biri kujya munsi yayo. Urugero niba ufashe resistor imwe ya ohme 10 indi ya ohme 20 ukazishyira in parallel, hari ibipimo biza biri kukwereka munsi ya ohme 10. Rero hano nabyo nicyo biri kuba. Umubiri wanjye urusha resistance iyi resistor, ariko kubera ko bimeze nk'aho biri connecté en parallel biri guhita biza munsi y'ibipimo by'iyi resistor. Ariko urabona ko nindamuka nkuyeho ikiganza, urabona ko iri kutwereka muri 98 kilo ohme. Urabona niho iri guhagarara. Ibi ngibi bivuze ko iyi ngiyi nari nzima, ko urabona 5%, ko iyi ngiyi ifite kilo ohme 100, bivuze ngo tolerance yayo ni kilo ohme 5. Ubwo urumva zose ntaho zavuyeho. Urabona iyi muri 98 urumva havuyeho kilo ohme imwe wenda n'ibice 7 nibyo ndi kubona hano. Yego, urumva iyi ngiyi nayo ni nzima, nta kibazo na kimwe ifite. Wenda urabona ni kariya kantu ugomba gukosoraho niba uri gupima resistance ariko nini cyangwa se amaresistor manini mu bijyanye n'ibipimo afite imibare iri hejuru, ugomba kwirinda kuyakoraho n'intoki zawe gusa, cyangwa wenda wambaye ga za plastique kugira ngo zitaza kubangamira cyangwa se zikadisturbinga ibipimo byawe. Kandi ikindi nkwibutsa ko biba gupimira resistor muri circuit nabyo, cyangwa se kwipimira kuri board nabyo hari igihe bikwereka ibipimo bitari byo. Ikindi kintu uzirinda nanone, ntuzifate ngo ujye gupima resistor yawe iri muri circuit, noneho iyo circuit irimo n'umuriro. Icyo gihe akenshi ni multimeter yawe ugiye kujyana muri ka gapuberi nkunda kubabwira. Kuko nabyo ugomba kubyirinda kuko ntabwo ari ibintu byiza cyane. Hano rero dufite indi resistor. Iyi resistor nayo ukuntu imeze, urabona hano ifiteho umuhondo uhagarariwe na 4, ikagiraho violet cyangwa se iri bara sinzi ukuntu wenda turyita, gusa njye nkunda kuryita ni mauve. Iri violet iri ngiri, hagakurikiraho na orange. Umuhondo ni 4, iyi violet ni 7, iyi orange ni 3. Bivuze ngo iyi orange turayivunjamo 0,3. Ubu ni 4, 7 n'amazeru 3. Bivuze ngo ni 47 cyangwa se kilo ohme 47. Rero tujya gupima na appareil yacu, urabona n'ubundi turacyari muri kiriya gipimo cy'ibihumbi 200. Kuko urabona ibihumbi 47 biri ku bihumbi 20, ariko biri munsi y'ibihumbi 200. Ikindi kintu ugenderaho ngo igipimo gikurikiraho ngo ni ibihumbi 200, niho turi bupimire. Reka tuyipime turebe. Kabanya ko zino resistor ziba zifite resistance iri hejuru, atari byiza kuzipima wazifasheho n'intoki gusa. Hano ngiye kugira 45.8. Bivuze ngo ngiyi havaho kilo ohme 1.2. Ngira ngo kuri resistor nyinshi twagiye dupima wabonye ko tolerance ntabwo ijya ipfa kujya hejuru, nubwo muri teori cyangwa se iyo turi kubona muri teori tubona ko iba ishobora no kujya hejuru, ariko urabona muri pratique ho turi kubona ko akenshi tolerance ijya munsi y'imibare twakabaye tubona twifashishije amabara. Urabona akenshi iri kujya munsi bigenda biva imibare runaka. Ngiyi havuyeho kilo ohme 1, kandi ngiyi ubundi tolerance yayo ngiyi 5% yakabaye ari 2.5. Bivuze ngo ngiyi nayo ni nzima kuko naho igeze isohoka muri tolerance yayo. Hanyuma iyi resistor nayo ubwo
twanzuye ko ari nzima, yakaba ifite ku mabara twabonye ko ifite kilo ome 47, ariko hano urabona turi kubona ko ifite 45.8, bisobanuye ko iyi ngiyi nayo ni nzima, kuko ibyo ari byose ntabwo yigeze havaho resistance ishobora kuruta tolerance yayo. Kuko tolerance yayo twabonye ko iri yegereye 2.5 kilo ohm, none havuyeho 1.2, urumva iracyari nzima neza. Ikindi kintu ugomba kumenya, hari igihe resistor igihe ipfa igahita igenda ikagukorera icyo bita kwikuba mu bunini, nyine ku buryo ushobora gusanga niba ifite wenda kilo ohm nka 47, ugashobora gusanga noneho yazamutse yageze yuzuye nka kilo ohm nk'ijana. Yabuze gupima resistor kilo ohm 47 ugasanga igeze kilo ohm 100, urumva icyo gihe nabwo biba byayicanze. Hano dufite indi resistor yacu ifiteho andi mabara. Akantu mukitondere, urabona iyi ngiyi nayo imeze nk'ayindi, ariko ku mwanya wa gatatu yo ntabwo ifiteho orange, iyi ngiyi ifiteho umutuku. Kandi ndebe nimba yindi ari iyi ngiyi, urabona ukuntu zimeze. Resistor ziba zijya gusa, ariko utabyitondeye zishobora kujijisha. Urabona zose ni umuhondo, naho ni umuhondo, ukurikiraho violet cyangwa se mauve, naho nikurikiraho orange, hano hakurikiraho umutuku. Iyi orange bisobanuye gatatu, umutuku ni kabiri, bivuze ngo iyi ngiyi ya orange iba iriho amazero 3, iyi ngiyi y'umutuku ikaba iriho amazero 2. Icyo bintu ujye umenya kubitandukanya. Umutuku ku mwanya wa gatatu uba usobanuye amazero 2, hanyuma orange ku mwanya wa gatatu ikaba isobanuye amazero 3. Ubwo bivuze ngo iyi ngiyi dufiteho 4, 7 n'amazero 2, bivuze ngo iyi ngiyi ni kilo ohm 4.7 cyangwa se 2400 ohms. Mu gihe twari dufiteyo yari kilo ohm 47. Ako kantu ubasha kugatandukanya. Kandi no tuyipime, ubwo yo turayipimira muri, ubwo ni hano muri 20, kuko muri kabiri ntabwo yapima, kandi 20 ruta 4.7. Bivuze ngo 4.7 niho hantu heza gupimira resistor yacu. Iyo wayifataho n'intoki nta kibazo, kubera ko ifite aka resistance gatoya. Ari gutwereka 4.62. Urumva iyi ngiyi nayo ni nziza cyane, nayo urabona iri hafi y'ibipimo nyirizina, ntabwo yigeze isohoka muri tolerance. Gusohoka muri tolerance ni iki? Ni igihe resistor niba wapimye yuko ifite wenda 4.7 ikagira tolerance ya 5%, kandi 5% twabonye ko iba ari ntoya cyane, n'usanze wenda ari nka 4 gusa, byakaba 4,700, cyangwa se ugasanga nyine ugasanga ni 4,000 byonyine. Urumva icyo gihe bagiye kure cyane ya tolerance. 5% twabonye ko iba ari ntoya, ntabwo yapfa kurenza. Ubwo hano kuri 4.7, ubwo ntabwo yarenza, ubwo ni 0.2. Aho hano havuyeho 0 oya, hano ubwo ni ibice 20 hano, byibuze ibice 25. None hano havuyeho ibice 7 gusa. Kuko umuntu agenda bara tolerance, urumva ingi nayo iracyari nzima, iracyari muri range ya tolerance, cyangwa se mu bipimo bya tolerance yayo. Hano tukagira n'indi resistor, ari nayo yanyuma tujya gusorezaho. Resistor ifite amabara akurikiye, ifite orange 3, ikagira na zahabu. Orange twabonye ko ihagarariwe n'umubare 3. Ubwo ku ibara rya mbere turandika 3, irya kabiri 3, irya gatatu amazero 3. Kubisobanuye ko ni 3 ebyiri n'amazero 3, bisobanuye ko ni 33,000 cyangwa se kilo ohm 33. Hano appareil yacu isetinze gute? Isetinze muri kilo ohm 20, kandi turashaka gupima kilo ohm 33. Ubwo turazamukaho rimwe tujye muri kilo ohm 200 kugira ngo tubashe gupima ziriya 33 neza. Urabona ko hano urabona ndi gukoraho bikagabanyuka. Urabona ingi nayo, ikintu namaze kubona cyo ni kimwe, nuko gupima resistor ziri hejuru ugashyira intoki zawe, urabona ko ibipimo bihita bigabanyuka. Ariko urabona ni nkura urutoki rwa kabiri, urabona ko ibireta byongera nyine bikwereka ibipimo nyirizina. Bivuze ngo hano naho umubiri utangiye kubivangira. Iyi ngiyi ni nini, yego iki kintu kizaba cyitaho. Urabona ko yakaba ari 33, ariko turi kubona 32.3. Iyi ngiyi ni nzima neza cyane. Icyo yakoze nuko yagiye wenda kureho gato y'ibipimo byayo, ariko iracyari muri tolerance. Yego iyi ngiyi iracyari muri tolerance, bivuze ngo nayo ni nzima. Resistor iva muri tolerance ryari ni igihe ishobora kukuvaho imibare iruta 5% byayo, mu gihe ari izi ngizi zifiteho zahabu ku mwanya wa 4. Zahabu ni iyihe? Zahabu reka nyibereke.
Kambereke zahabu tagaragara neza. Urabona kano kabara kari hano nuko wenda hano harimo urumuri rwinshi utapfa kuyibona neza, ariko kano kabara kaba gasa na zahabu. Kano kameta kari inyuma kaba gasa na zahabu, nako twita nyine gold hano muri resistor color coding. Rero iyo ifiteho zahabu biba bisobanuye ko ifite tolerance ya 5%. Bivuze ngo imibare yayo wabonye n'amabara ibishobora guhindukaho ikaba yagabanyukaho 5% cyangwa se ikiyongeraho 5%. Rero iyo byarenze iyo mibare bisobanuye ko resistor iba yarapfuye. Urugero nk'iyi turamutse tuyipimye tugasanga ifite yenda nka kilowome nka 27, iyo ngiyo yaba yarapfuye neza cyane. Cyangwa se tugasanga ifite wenda nka kilowome nka 40, kandi turi kubona ifite n'amabara, iyo ngiyo nayo iba yarapfuye. Rero niba wakurikiye iyi video kugeza hano uri umuntu w'ingenzi cyane, tugurana kuri Menya TV. Kandi rwa mbere ugeze hano, iyi ni class uzijyamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kisabwe no gukanda aho hasi handitse subscribe, ugahita ufungura akazogera. Iyo nzana uploadinga video uzajya uhita uyibona uri mu ba mbere, kandi ugende urushaho kwiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko mufite group ya WhatsApp kuri wowe ugeze hano bwa mbere, ushaka kujoininga reba muri description. Description ni ukuvuga ngo ni hano munsi handitse izina rya video. Izina rya video rirangiye hatajyaho akajambo ngo more cyangwa se mo, uhita ukakandaho uhita ubona link munsi yanditseho chat akadomo WhatsApp, utikandaho iyo ngiyo tuwiza muri groupe mite nkwadinga. Kandi nkwibutsa ko no gusiga comment ni ibintu by'ingenzi cyane, ukande like ndetse ukore na share abantu bose bifuza ko mwasangira ubumenyi. Ubu ni ngewe duhuza ubutaha. Ciao.